cyajya avuga ko ari umuhamagaro wawe ariko ntago byari kuririmba mu nsengero urumva ibyo bintu biratandukanye cyajya avuga ko ari umuhamagaro wawe kuririmbira Imana reka nkubaze bari ikintu kimwe udashobora gusubiza kumuhamagara ugiye gutuma ejo mu gitondo nzasohora indirimbo y'Imana nkareba ko uzanga kuyikina ngo nuko nta kibazo muri cya gihe nanjye aho ngaho nta kibazo bintwaye ahubwo ndi kwibaza kuko kirajya avuga ko nawe ari umuhamagaro ariko uyu munsi uvuga kuri yawe ari we muhamagaro we no wasanze uri atari umuhamagaro wawe exactly kuba umuririmbyi w'urusengero nasanze atari umuhamagaro abatambyi Bibiliya birimo byose hari abatambyi hari abantu bari ku gicaniro ku rusengero ari abatambyi aricyo kintu bakora muri abo sindimo rero yewe ndi umuhanzi ndi artiste ushobora kuririmbira Imana kandi no muri eglise bari murega nabo bari mu byiciro nuko ama eglise kuko yashaka kubingitiranya abantu ntabwo abatandukanye ko burya batandukanye urugero Tonzi no muhanzi kazi ariko Tonzi atandukanye na Apollinaire Apollinaire ni umutambyi Apollinaire ni umubishop buriya ni umubishop wa music urumva ko Tonzi ntabwo we agomba guhora ahagaze ku gicaniro ari kuramya mu rusengero no Tonzi ni umu evangelist ahubwo umu evangelist agenda avuga ubutumwa hirya no hino nk'umuhanzi kazi nkuko na Theo Bose byari bimeze nkuko Alexis Dusabe byari bimeze ariko Aime Uwimana Gabriel Kamanzi cyangwa Aime Uwimana cyangwa ndetse na Apollinaire nabo bakaba bari mu gisata cyabo ibyo ni ibyiciro bitandukanye abantu bakwiye kuba babarirwamo ariko abantu bose bakunda gufata bakabivanga ntago ari byo donc abafana batwumva n'abakristo ntago bakwiye kuvanga icyo kintu kuko kiratandukanye jewe ku giti cyanjye magingo aya ubu noneho ndi umu artiste ndi umu artiste nkuko wavuga Cecile Kayirebwa nkuko wavuga Philemoni Mugabo nta mipaka nayo ifite indirimbo nyinshi cyane mfite zisanzwe z'ubuzima busanzwe iz'urukundo iz'umubano iziki ngahora nzandika nzihereza abandi bantu ubu ni gute navuga ko uwo muhamagaro sibyo utari uwanjye kugeza ku rwego nzihimba nkabona inspiration ariko ngashaka kuziha abandi kandi nta tukanye muri imyaka wabimazemo ibihe ibyo nyine ibyo byo guhora n'intange ndabyicuza cyane kuko izo ndirimbo reka kubwira izo ndirimbo zose nicuza ko nazitanze uri kuvuga ibya gospel icyo gihe nyine wari urimo utarisobanukirwa urabyicuza umuhanzi w'urusengero urabyicuza ndabyicuza kuko icyo gihe nashoboraga kuririmba sibyo nkaba umuhanzi uririmbira Imana ntarinze kuba urusengero kuko ntabwo giye ndi umubishop ntabwo ndi donc ufite nari impumye narahumutse urakoze cyane kubana natwe nimba indirimbo nka uri Imana cyangwa Messi uzareba ko hari itandukaniro zaba ririmo na cya gihe cya kera nta na rimwe itandukaniro ririmo gusa nuko kiriya gihe nta hari ibintu ntumvaga hari ibintu ntasobanukirwaga ngo Patrick Nyamitari ati ndabyicuza kuba narabaye umuhanzi w'urusengero ati ndetse cyane hano bageze akoresha ijambo I was a stupid man. Hey, rero abyibugiye mu magambo ye. Yeah. Ati kuririmba mu rusengero. Ati nari impumye. Nkeka yuko tugize nk'abandi bahanzi ba gospel hano mu Rwanda tuzana tukabaza tuti ibintu Patrick Nyamitari avuga urabyumva ute ndakeka bitandukanye 700% n'ibyo Patrick yavuga of course bigomba gutandukana kuko buriya rega urugendo rw'umuntu ntabwo ushobora kurugiranya n'urwundi buri wese afite impamvu uvuga ikintu runaka rero Patrick ukurikije igihe yatangiriye gospel n'igihe yaje kuyiviramo afite ibyo yagiye ahura nabyo bigiye binyuranye bishobora kuba byaratumye avuga ati I was a stupid man kiragiye bivuga iki bivuga yuko buriya dushobora kuba tubona abantu runaka tubashyira ahantu runaka ariko bafite ibintu runaka bituma bavuga ati ntabwo ndi mu mwanya wanjye ahangaha I have to change kandi nibyo Patrick uyu munsi yakoze indirimbo amaze gusohora usanga ari secular bivuze ko nyine ba gospel ntago ikimurimo rimwe na rimwe usanga hari n'abagendera wa mugani wa Patrick yuko yakuriye mu muryango wenda wa Gikristo yakuriye mu rusengero yakuze aririmba gatama ka Yesu yamara no kugera ku kigero cyo ko yaba umuhanzi akavuga ati ibyo ari byo byose ntabwo na devia ngo mve muri ibi ngibi natangiriyemo kandi mu by'ukuri ugasanga yiyumvamo kuba yaba umuhanzi usanzwe ariko reka mbaze wenda epa wowe waranamubonaga gutya imbona nkubone buriya hari ukuntu umuntu avuga ibyo twumva twe tukabyumva ariko hari n'uburyo umuntu aba abivuga ameze wamubonaga nk'umuntu ubona ko kabisa ibyo avuga he's sure arabizi ntago ashaka kubisubiramo hano hari twenda umuriro wari ugiye kwaka mvuga nyine ari ukuntu kugira ngo ubanze ubyumve umuriro wari ugiye kwaka n'uwango we asa nk'umuntu nyine
wari warahaze ibyo bintu Yeah. yahaze ibyo bintu. Icya kabiri yarambiwe abantu bamubwira ko yakoze amakosa yo kuva mu kuririmba mu rusengero, kuririmba gospel, kuko we aravuga ati nta nubwo naretse kuririmba gospel, ati ahubwo njyewe naraguye nshobora kuyiririmba n'uyu munsi nkuko naririmbaga, ati icyo ntagikora ni wa muziki wo mu rusengero, ngo ngende nicare mu rusengero mbe umuririmbyi wa hariya mu rusengero. So kumureba rero n'umujinya warazamukaga, uvuga ati bya bintu narabihaze, nari nara haranahakana kwisema ngo nuko ngo abayobozi b'amatorero bamwe ngo baba bashaka kubabindikiranya ibintu nk'ibyo ngibyo. Asa nkaho hari ikintu ariko pressure yari afite runaka, cyangwa se n'uyu munsi kubera ko abantu baramubwira ati inzira wafashe ntabwo ariyo yari, urabizi. Njye nemera ku bwanjye, nemera ko umuhanzi ashobora kuririmba ibyo ashaka, kuko inganzo ni inganzo. Ushobora kuririmba gospel, ushobora kuririmba secular music, ushobora kubivanga nk'uko ejo twamubona nakina film cyane, byose birashoboka. Ariko buriya bano bahanzi baba baratangiriye mu rusengero, akenshi iyo babivuyemo bakirwa nabi hanze, bavuga ko baguye bose. Ngira ngo mujye uzarebe, tufate nk'aba babiri, hari Nyamitari, hari Mani Martin. Muribuka Mani Martin akiva mu bintu bya gospel, nyuma akaza kugira accident, akamera akantu k'agakirida, ijwi rikasarara, ni ibintu bavugaga baha waraguye none Imana iraguhana, igihano cy'Imana. Urumva ba bantu bamwarasenganaga, ba bantu bakubonaga bagufata muri ubwo buryo. Ibyo bintu rero biraza noneho bigatuma muri bo hazamukamo ikindi kintu muri abo bahanzi cyo kwidefanda no kwatira ko ari abantu nubwo twabanaga nabo nta n'urukundo rundi badufite. Ngiye muri ibi mbabwiye impamvu bigiyemo n'ubuhanzi, none batangiye no kuntega iminsi, batangiye kuncira urubanza, ugasanga noneho nawe yatangiye kukivugaho icyo kintu. Umva asigatangiye wose kwa kundi ya pressure yose yari ariho akayizamura akavuga ati I was stupid. Kuko ni nacyo namubazaga hanini cyane, kuko ishusho akirimba gospel twaganiriye, haba hano haba handi twagiye dukora, ugati amena ndi mu muhamagaro wanjye kuri indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Ariko noneho guhindura ntabwo umuhamagaro wanjye extreme nk'iriya yavuze yo kugaragaza ko ntabwo ateze kongera gusubira kuziririmba, ugati ntumbaze n'ibindi, ni umuhamagaro. Ariko njye ntabwo yantunguye buriya ajya muri secular. Uramwibuka muri nabikomojeho kuri Never Again, ni ba bahanzi bitabazwaga mu kuririmba ibintu bitandukanye na gospel. Ibuka ajya muri Taska ugasanga indirimbo aririmba nizi z'abahanzi nk'aba R. Kelly, bano bahanzi bandi. Aho nikora none tubumve rimwe na rimwe amadini, amatorero abantu babamo, hari igihe nayo afata inguni agaheza ibintu. Twagiye tunegarukaho n'abandi bahanzi nka Batonzi na Barine Gahongayire. Niba umuhanzi agiye kuririmba indirimbo ifite ubutumwa, ifite icyo amariye abantu, itarimo n'imvugo nyandagazi, kuki mubifata nkaho ari yaguye? Umuntu agiye kuririmba indirimbo, hari urukundo rusanzwe, hari ubuzima busanzwe, hari indirimbo kuri gahunda z'igihugu. Nicyo ukumva ngo ko wahuyemo ngo na Samu ngo usanzwe ngo uririmba ngo izi ngizi ngo yakwanduje, mukabigira ikibazo gikomeye cyane, mukabigira ikibazo. Ejo bundi mu bisi yashize Tonzi nawe urabizi ko yakubise ati njyewe, icyo gihe yitangagaho urugero, yigeze kujya muri FESPAM, urumva aririmba muri kwaya, urumva ariboneye akaviza aribwo agiye kurira indege, korari bati wowe ukajya muri biriya bintu, ati ntibishoboka, uri umunyamuryango wacu. Ntatonze hagati mva ibintu ngiyemo n'ubutumwa bw'igihugu, nta kibi ngiye gukora n'ubutumwa ngiye gutanga. Ikibazo kiri he? Ngiye kwikorera amafaranga, icyo ni kimwe. Ngiye kurira indege bwa mbere akiri mutoya, byibuke yabivugiye hano ati ngiye kurira indege bwa mbere ukambwira ngo ibyo bintu, ati kandi uramuze kujya gukorera ayo mafaranga utari buyampe, ufite kenkayori hariya, ufite butike hariya, ufite iki. Rimwe na rimwe amatorero bano bahanzi baririmbamo, hari igihe nayo abashyiraho imigozi ibazirika, bigatuma rimwe na rimwe banabitekereza, akavuga kuki nahama muri ibintu.
mu mvugo z'iki gihe bavuga ngo agacishene akigendera ari naho bose ushobora kubumvira cyane cyane ntabwo ari ukurwanya imyemerere y'amadini n'amatorero gusa nkeka yuko hakabayemo niba na understanding kumva cyangwa se kwishyira mu mwanya w'umuntu ugiye gukora ikintu runaka niba akubwiye ati njyewe ndumva umuziki wanjye ntawuha imbibi ngo mvuge ngo igiye kuba gospel gusa ahubwo navangamo ubundi butumwa kandi mu by'ukuri ubona bufitiye sosiyete akamaro nkeka yuko hatakabayeho imbibi no guheza ingundi nk'uko bivuga ariko ngo bivana nanone n'urusengero usengeramo hari bamwe usanga bariciye nyine nta kibazo hakaba n'abandi utashobora gutinya ni gake cyane mishuro ni gake cyane kuguhigira ebyiri nigeze mu mahumbezi naganiriye n'abapotre babiri Gitwaza tuganira bisa tugera no ku muziki ndavuga ati ikibazo cy'abahanzi dufite ntabwo bashaka kurerwa n'uwango udashaka kugendera munsi y'ibyo akubwiye bagufata nk'udashaka kurerwa Apotre Masasu we ndibuka yakoresheje amavuga ngo abahanzi bamwe mu bahanzi ba gospel muri uru Rwanda ngo ni abastari b'isi bitwikira ijambo ry'Imana arongera aravuga icyo kiganiro twakigeranye muri 2019 arongera avuga ngo bamwe muri bo ntibasenga ntibiyiriza ngo nibabwiye basengesho ngo bajya kurya aho ntarangije ati ahubwo igikomeye harimo abameze nk'inzererezi iryo ni ijambo yakoresheje ubwe n'uwango usanga harimo uko guhangana hagati y'impande zombi abahanzi bayoboza amatorero abanyabatorero batabahanzi baratunaniranye hanyuma tugarutse kuri ikiro cy'abagiye bava nko muri gospel akajya kuririmba umuziki usanzwe rimwe na rimwe hari n'ikindi kintu bafatira yabiteye ijyanye n'amafaranga gospel nta mafaranga wenda ubu hari ukuntu agenda aboneka ariko mbere nta n'amafaranga yari arimo ugereranyije na secular music yagera akareba runaka batangira umuziki rimwe abantu naho tatangiye kuzibona agatereka rero mbereka kanagure nanjye akajya kugira ngo kuko barangatize n'impano zacu zigomba kudutunga ni nacyo kibazo kinakomeye bamwe mu baririmba gospel bamwe muri baravuga ati ni gute insengero zishaka kudukoresha ku buntu kandi zo zinjiza rimwe na rimwe abashumba akavuga ati impano mwayiherewe ubuntu mugomba kwikoreshereza ubuntu abaririmbyi bavuga ati ariko we pasiteri kuki uhembwa udakorera ubuntu reka nkubaze pa buriya kuba umuhanzi wa gospel bigomba kuba ihame kubarizwa mu rusengero ugomba kugira ni nka kwa kuri tujya tuvuga ku bahanzi ugomba kuba ufite ahantu barizwa runaka niba ari lebo cyangwa iki urumva ntabwo wakabaye ntabwo ushobora kuba independent like ukaririmbira Imana ariko udafite urusengero runaka rukuru ikibazo cy'imyubakire y'insengero by'amatorero ya hano mu Rwanda ukuntu bimeze n'uwango ushatse kuririmba gospel udafite urusengero ubarizwamo nta n'uwazagutumira mu giteraniwe nta nawe uzakwemera kuririmba mu rusengero rwe kandi ngo bashaka gukura amafaranga muri kwa kundi ku buryo n'ubu ngubu hari uba ari muri urusengero Samu urabizi cyane akaba ari muri iri torero ariko umushumba atamwemera no kujya kuririmba muri iriya torero murabizi akaririmbira hebwo aririmbira aho ngaho muri iryo torero cyangwa ndi arishamikiyeho akaguma aho ari kuriya niba Apotre afite itorero ryawe abahanzi bawe bakaba udashobora kuza kwa Apotre Sam nyine kubera utwo tuntu twose dutandukanye tuba turimo noneho rero iyo witwa ngo uvuze ngo ugiye kwikora rero nta naho ubarizwa ni ikibazo gikomeye kumva ko tugomba niba abahanzi bacu baba gospel artists niba bagomba kuba baguma muri iyo navuga ngo iyo nzira yo kuririmbira Imana hari hakwiye kuba uburyo bwo kugira ngo nabo batungwe n'umuziki wabo niba ari album zabo zimizigurwe kuko uyu munsi rega muzika itunze aba secular nuze abahanzi ba secular iyo wumvise umuntu ukubwira ngo ngiye mfite ikibanza nubatse inzu mfite imodoka ariko wabaza umu gospel artist akavuga ngo ntago ndi mu byisi se kwa none si byisi turi mu isi ariko kuko urugero hari bamwe mu bahanzi ba gospel bagize gutya akagati giye ibintu byanjye nta mafaranga ugomba kunyishyura niba ngo itangiye ibyo y'amatorero atatanya ngo uriya yaraguye n'uwisi hari umwe mu baririmbyi
warahugatsa ya banyishyura bataniwa none utangiye gushyira ibyo arirata n'ubu umuntu avuga ati ngwino mu giterane nubwo toke giterane urumva wakodesheje sound wagishyize gute wakodesheje na venue aho biri bubere ibintu byose kuki utashyizeho ayo muhanzi uri buze kuririmba muri icyo giterane kandi ari buze kugufasha kuzana abantu muri icyo giterane kubashimisha ndetse no kubigisha ijambo ry'Imana binyuze mu ndirimbo ze yavuga ati rero twareba nko kuri abahanzi bo hanze ngira ngo ahubwo ni nayo ntuze yinjiza amafaranga menshi ugereranyije na Secure Kenya Nigeria uza amafaranga binjiza bari abahanzi menshi cyane rwose ukibaza ngo rero mu Rwanda harabura ikintu none se twebwe nitwe tugomba gusigara inyuma mu minsi ishize hari umuntu twari turimo tuganira arimo ambwira ngo ibintu byose by'ino minsi by'amadini anyumvisha uburyo byabaye business urabona abantu bakunze kubita aba worship leader baramisha bagahimbarisha mu nsengero hari hamwe ndetse henshi usanga bari abantu bishyurwa bahembwa arimo ambwira ati ngiye ibi bintu simbyemera ati niba aje kuririmba yaririmbiye ubuntu karirimbira Imana biki umuvandimwe ndamubaza nti none se utekereza ko uyu muntu we azaba hati azatungwa n'iki azaza aririmbe yambaye ishati icitse cyangwa isa nabi aje mu rusengero rwanyu atariye yabasha kuririmba aje yambaye nabi mwabyakira muti urumva arimo mbwira ati oya ati Imana itiriyaranja igashaka ukundi bigenza iyo myenda akayibona uzamfashe ngo babahango mu rusengero ngo umuntu ngo akaza akagupfumbatisha amafaranga guhesha umugisha hafa ariko ibyo bintu byatunguka ko bikwiye kugeraho bigahinduka guhindura imyumvire uzarebe n'abahanzi bacu bakora n'indi mirimo ntabwo baba bakora just muri gospel gusa afite nk'ikindi akora nko muri banki umuhanzi ntabwo aba akwiriye gutungwa n'ikindi kintu kitari music yiwe guhesha umugisha ntibibarika abantu bashobora kuza uwo munsi ugira ntibaguhesha umugisha n'ejo bundi noneho korona yafunze insengero mwemerera abantu abahanzi mu nsengero ariko n'abahanzi nabo bigira nyine batungwe n'impano zabo nk'uko nawe muyobozi w'iryo torero hari ibyo ugenerwa n'uwo muntu nawe ukeneye agira ibyo agenerwa uko ukodesha urusengero uko ukodesha iki wumve ko n'uwo muntu uri bugufashe muri uwo murimo ntashobora kugira icyo abona ninyuze mu mpano ye azakenerwa no kujya muri studio kongera gukora indirimbo azakenera gukora amashusho meza mbese bazatera imbere gute atabona ikintu mu gihe utabimugenera kandi ntunamushyirireho imbi mubwire uti ntugomba kujyaho iki ntugomba kugikora ngayo nguko twerekeze ku irushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda w'umwaka w'2021 nyuma yo kuwa gatandatu w'icyumweru gishize aribwo hatangajwe abakobwa 37 bahagarariye intara n'umujyi wa Kigali muri iri rushanwa muri iki cyumweru nibwo hatangiye igikorwa cy'amatora kugira ngo hazanamenyekane abakobwa ba 20 bazajya ku cyiciro gikurikiraho bakazajya no mu mwiherero bazavamo Nyampinga w'u Rwanda n'amatora ari kuba hakoreshejwe SMS ndetse no gutora binyuze kuri website y'Igihe aho abantu batangiye gutora Mishu Samu ndabona imbere yanyu hari uko amanota ahagaze ndagira ngo tubinyuremo turebe ko abakobwa bahagaze mu bijyanye no gutorwa kuri SMS ndetse no kuri website turebe ko bimeze ninde uri imbere kugeza ubu rero umukobwa uri imbere n'uwitwa Kabagema Laila akaba afite kuri SMS agera ku 69,673 wa kabiri rero akaba ari Ishimwe Sonia akaba SMS afite 61,000 birenga hanyuma wa gatatu n'uwitwa Musango Nathalie hakaza wa kane Umutesi Leia wa gatanu Akariza Amanda hanyuma wa gatandatu Umutesi Doreen wa karindwi n'uwitwa Uwase Kagame Sonia hanyuma wa munani akaba ari Ingabire East wa cyenda Ingabire Grace hanyuma wa 10 Umwari Diana ngira ngo abangani bo bihari imyanya 10 ya mbere yego ku mwanya wa 11 yitwa Akaliza Hope kuri SMS amaze
gutorwa n'abagera ku 16,701 mu gihe abamaze kumutora kuri website y'igihe ari 4,396. Wa 11 ni Mugabekazi Asuma, 12 Umutoni Witness, 13 Uwimana Clementine, 14 Muziranenge Divine, 15 Akeza Grace. Isaro Rolita Benita niwe ukurikiyeho, 17 ni Mugabe Sheila, 18 Uwankusi Nkusilinda, 19 Ufitinema Berlin, 20 Kayirebwa Marie Paul. Uyu nguyu we njya numva benshi bamwita ngo n'akana k'akabandi akari mu mashusho mu bandi bakurikiyeho hariho Karera Chrissy, Mbanda Godwin Esther, Teta Larissa Keza ndetse Uwase Fiona, Umutoni Uwase Sandrine, Ingabire Honorine, Uwase Aline, Dorinema Queen, Umunyurwa Melissa, Kayitare Isheja Morella, Umwari Uwase Claudette, Gaju Evelyn, Uwase Aline, Teta Cynthia, Musana Hensteta, yuwe akaba nanasubiyemo, Umunyana Divine niwe usoza ino liste y'uko abakobwa bamaze gutorwa mu irushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda 2021. nuko bihagaze ubwo bukomeze mushyigikire abakobwa mukunda, inshuti zanyu, abavandimwe. Tuzarebe abazakomeza mu cyiciro kizakurikiraho ibijyanye n'irushanwa byose. Birumvikana muri Kristiano wacu muri rusange. Buri munsi kubakurikira Kesitu bagezwaho ko amatora ndetse n'irushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda muri rusange rihagaze. Yego, reka duhindure ingingo, tuve mu muziki tujye no mu bijyanye na sinema. Tujye kuri aba bagabo babasobanuzi. Bamwe mu basobanuzi ba filime hano mu Rwanda bamaze gushinga ishyirahamwe, banavuga ko bagiye gutangiza n'ubundi buryo bwo gusobanura filime buzwi nka dubbing mu ndimi z'amahanga. Mu gusobanukirwa byinshi kuri ibi ngibi hari abo turi kumwe kuri telefone. Sam, ku murongo wa telefone turi kumwe na Bugingo Boni uzwi nka Junior GT, ariwe nawe uyoborera ishyirahamwe, ndetse n'Uwizeye Mark uzwi nka Rocky Kirabiranya umwungirije. Rocky na Junior, mwiriwe neza, ikaze muri Samedi Detente. Murakoze cyane. mweze mute? Turashima Imana n'abantu bake. abo bake ni bande? Cyane ba bantu bake nyine ntago mwe ntago murimo nyine. Nabyiyumvagamo ko tutarimo. Na Mishu ntarimo se? Na Mishu turi kumwe hano ntarimo? Mishu we nta kibazo. Hello. Rocky reka bari duhera uti Mishu? Mishu niwe muntu nsigaranye. Mishu wacu. Yego. Yes, reka Junior, wowe niwe muyobozi w'iri huriro cyangwa se association y'abasobanuzi mwamaze gushinga. Igitekerezo cyo kwishinga cyaturutse he, igamije iki muri rusange? Iyi association igamije guteza imbere ibyo dukora. Igamije kwagura isoko rya filime z'abanyamahanga zijya mu Kinyarwanda, ndetse na filime zacu abanyarwanda zijya mu ndimi z'amahanga. Mbese intego nyamukuru ni kwagura sinema nyarwanda ikajya ku rwego mpuzamahanga. Kuyagura mu buhe buryo? Ku buryo filime uyu munsi bakinaga mu Kinyarwanda twayishyira mu Gifaransa, mu Cyongereza, mu Giswahili, ku buryo nyine igira andi majwi yiyongereyemo ariko avuga indimi z'amahanga, kugira ngo wa mucyongereza yikina imuha amafaranga nyine yo mu Rwanda, basimuha amafaranga nyine yisumbuyeho yagutse agera kure cyane. Kuko hari nka filime zacu usanga abantu barakunze bo hanze gusa bakayikunda mu rurimi rw'iwacu rwonyine, ifite amagambo hasi yanditseho usanga binabagora kugira ngo bajye kuyumva, ariko iyo igiye mu ndimi z'amahanga hashya kurushaho. Bije mu gihe mwari musanzwe mufite ubundi buryo mufata filime zo hanze mukazisobanura mu Kinyarwanda abantu benshi bazi nk'agasobanuye. Rocky, ibi ngibi bugiye gukora birakuraho uburyo bwari busanzwe? Ni ukuvuga ngo ukuntu gahunda isanzwe ubundi imeze, ngewe ukuntu
dujya gutekereza kino gitekerezo cyari kimeze hari igihe kigeze kugira abantu bakavuga ngo buriya buryo dukora bwo gusobanura filime z'amahanga ngo hari igihe bituma filime nyarwanda itazamuka buyidindiza ngo basi bakabaye bakora uburyo bwa dubbing iri internationali bavuga tuti okay nimba mukeneye uburyo buri internationali tunabitekerezaho dusanga ubwo buryo koko bwa dubbing buri international buhakaza urubyiruko rwinshi turavuga ati nimba filime nayikoraga ngiye ndi Rocky ikavugamo abantu 50 bose nkabavugira ariko nanone nitujya mu buryo bwa dubbing abo bantu 50 buri muntu akaza afite umukarakita umuvugira bizaha urubyiruko akazi turavuga ati icyo ni igitekerezo cyiza reka duhakaza abantu benshi turye turi benshi imbabura yanjye yake ya mishi wabo haka imbabura iwanyu mwese twese turye turavuga ati ibyo bintu ni byiza reka tuzane dubbing ariko nanone dubbing n'ubundi mu magambo arambuye bavuga ko ari mixage recording bira byose nyine bikorwa ni nabwo dubbing dukoramo bira twakoraga nabyo ni dubbing nayo ni dubbing mu Burusiya barayikoresha mu bihugu byinshi barayikoresha za Polonye barayikoresha muri Aziya barayikoresha bayita voice over noneho iriya yindi twazanye niyo byibura byitwa ko irenzo yisumbuye ariko n'ubundi byose tubibara mu gatebo kamwe kuko byose no gusemura ariyo mpamvu ijambo agasobanuye ritazavaho nubwo tugiye muri dubbing mpamvu twanayigiyemo no kugira ngo urubyiruko rwinshi rubone akazi ariko agasobanuye nako muzajya mukomeza mukabone by'umwihariko cyane imbaraga nyinshi z'agasobanuye kuriya twasobanuraga bya mbere bya voice over mugiye kujya mubibona muri filime z'inyarwanda zakinishijwe natwe cyangwa n'abandi bantu twe tukazisobanura ari igihangano cyacu twitekerereje twateguye ariko z'inyarwanda bakora mubona series zitwa Abapampe Metre Nzovu nizo nyinshi mugiye kujya mubona ziganjemo agasobanuye nka kamwe twakoraga ariko izindi nyinshi mugiye kujya mubona ni dubbing yayindi iri ku rwego rwiza rw'Abafaransa Abongereza iki ariko ntabwo biri buze gukuraho ka gasobanuye bari basanzwe bazi biraza kugendana bifashanya bizamurana ubwo umuntu ahita nibaza ati se noneho equipments mufite ibikoresho twavuga ngo bihagije kuko buriya dubbing nanone bisaba ko ya sound wumva muri film igarukamo muzaye mukora agasobanuye nka kundi ujya kumva bamanuye volume ya film urimo uravuga cyangwa hari uburyo muzabikoresha ku buryo byuzuzanya nk'ibi ngibi tujya tubona niba ari filime y'Igifaransa ukavugira ngo ni y'Igifaransa kandi mu by'ukuri yarakozwe n'Abanyamerika ngira ngo urimo twumva neza cyane ku murongo yego muri ikintu twakoze uyu mushinga wa dubbing ntabwo uje uyu munsi ni umushinga ku bantu bakurikiye imbuga zacu nkoranyambaga twatangiye mu myaka 3 hafi imyaka 4 itambutse twawukozeho mbere byakunda ubwo twawutangiye nyine tujyana guke hagati yacu ndetse birangira umushinga twatangiye turi benshi usigaye uri mu biganza byanjye na Rocky n'abandi basobanuzi bake nubwo ndanyuma haje kuzamo twemployinga abandi bantu babushoboye kuba babikora baza kudufasha uwo mushinga umaze imyaka irenga 3 ijya ikabakaba imyaka 4 twashatse akantu kose gakeneye gatuma uwo mushinga ukunda ndetse uronshinze byaratuvinye igihe kirekire no muri izo mvune twize ibikenewe ni ibiki hagurwa ibiki hakorwa ibiki ndetse yari amafaranga menshi ariko kubera Imana n'ubufasha bw'Abanyarwanda twafatanyaga nabo nyine basobanuza bagenzi bacu birakunda rero uyu munsi akantu kose nyine gatuma dubbing ikorwa turagafite wenda ikintu navuga nunganiye umuvandimwe Junior ni ukuvuga ngo dubbing turi gukora ntago nsanzwe wenda mbikora Junior akabikora tukabikorera amasosiyete yo mu Rwanda bafite hari amasosiyete akorera mu Rwanda mpuzamahanga agira ibyo bintu ugasanga bakenera dubbing yo gufata ibintu byavuzwe n'abanyamahanga twe tukabidabinga byagiye bidufasha rero urumva kubona ibyo birakana n'ako kazi kugenda tumenya ati dubbing irasaba iki kuko bo baratubwiraga ati ntabwo dukeneye voice over yayo biri musanzwe mukora dubbing ijambo ku rindi rero byagiye bidufasha tumenya ko ibyo bintu binakenewe tuzanabikenera cyane mu Rwanda ni ukuvuga ngo dubbing ubu turi gukora iri ku rwego rwa rundi dubbing y'Ifaransa ubonaho Fast and Furious wenda y'Inyamerika Ufaransa aba yakoze iriho ijwi rya film original ukaryumva iki ukabyumva ukaza kumva ijwi gusa wenda
ry'umuntu wa dabinze nirwo rwego ziriho niyo abanyamakuru ejo bundi twakoranye barabibonye kuri uyu wa mbere turasohora dabingi filime dabinze za mbere zacu wenda muzabasha kubyumva n'abaturage babyumva ariko dufite igikoresho cyose gikenewe dufite abantu dufite inzobere zabyitoje zihuguye harimo n'umwe wagiye mu Bufaransa wabaje kuduhugura hano akabafasha abantu ku buryo ibintu bimeze neza hari nka studio yigeze kudusura y'Abashinwa ikora amafilime irazira buriya buryo twari dusanzwe dukoramo niyo yatubwiye ngo muravunika ati bisaba wowe umuntu umwe buriya twagiye duca ku makuru y'amateleviziyo yakomeye mu Bushinwa bakatubwira ati bisaba ujye muri emosiyo z'uyu muntu ututse uyu nguyu ujyane nawe usetse ubabaye ati birabavuna pe ariko ni byiza nabyo ariko dubbing dufite iri ku rwego rwiza uyu munsi mwavuga ko mufite kategori zose z'abakinnyi ndavuga dufate niba wakinaga filime original ari umwana mufite uwashobora kuba yasubiramo iryo jwi ari umwana cyangwa ubwo ni bwa buryo nyine bwo kuba wasubiramo umuntu kandi uri umuntu mukuru umuntu yumva ko ijwi ryawe ari iry'umuntu mukuru iyo ntabwo yaba ikiri dubbing ntabwo yaba ikiri dubbing ya yindi twavugaga iri mpuzamahanga nimba ari umwana tuvuga w'imyaka 5 uri muri filime nibitunanira byanze abandi baratwumva amajwi yabo atari kugwamo turashaka ku imyaka 6 byibura nimba ari umukobwa ni umukobwa nimba ari umukecuru ni umukecuru umusaza ni umusaza mbega ni ikintu kiri ku rwego rumeze neza pe kandi bazabikunda turabizi ku bigendanye wenda nongeye kuco Rocky yavugaga ubushize abakurikiye ikiganiro twakoze cyaciye ku itangazamakuru byinshi mu minsi yashize halo yego muranyumva turakumva cyane twavuze ko twari tunakeneye andi majwi ameze nk'aho abura mu dufite bitare gushyira hanze amatangazo avuga ati dukeneye umuntu runaka ungana gutya ururimi urunuru waje kuba yaboneka mu minsi y'icyumweru runaka ingana gutya kugira ngo uwo muntu tumwitabaze mu gihe cy'akazi ni akazi dukeneye ko gakorwa mu buryo busesuye kandi bugaragarira abanyarwanda rero urumva icyo kuvuga ngo ijwi ryabura cyangwa umuntu yabura azi ururimi runaka cyo rwose ntabwo kikiri imbogamizi kuko tuzi ko muri uru Rwanda iyo hanze umurimo ufite gahunda y'uko umurimo watunga benshi abo gutunga barahari ahubwo ikintu cyabuze ni ikibatunga aricyo uyu munsi twazanye rero nibyo Junior ku bigendanye no kudabinga cyangwa se gusobanura filime nyarwanda zishyirwa mu zindi ndimi z'amahanga mwigerageza cyangwa se essayage mwakoze kugeza ubu ngubu bihagaze gute ndetse murabona bishobora gutanga uhe musaruro mu kuzamura ndetse no guteza imbere sinema nyarwanda urumva aho ngaho nta kiri imbogamizi ko umuntu ubwiye ngo filime yagiye kujya mu kirimi cy'amahanga mu gifaransa mu cyongereza we ahita abona ko amafaranga abonetse tayari abantu gusa amakane gusa avuga ati kuva nyine najyaga mvuga ikinyarwanda kikantunga njya ku ruhando rw'abafaransa amafaranga hano arahari ntazi ko filime nyuma yo kuyikora ikeneye marketing ndetse ngo nawe umufaransa ugiye kureba nk'umuntu uzi igifaransa ari nko muri Senegal Togo kugira ngo azayikunda ikeneye marketing ikomeye buriya filime kuyikora ngo ijye muri mpuzamahanga ni intambwe ya mbere ariko usigaje izindi ntambwe 1000 iyo filime uzayireba imukonvenka kumva arayikunze rero aho hagiye habamo imbogamizi abo twagiye twakora tukavugana ugasanga umuntu ntabwo abyumva neza azunga amafaranga arimo ni menshi ahita abona niyo mpamvu ubu ngubu nk'izo twakoze ni filime zanjye na Rocky ubwacu twakinishije twikoreye ku giti cyacu tugatika tuzikore nk'izacu zibe sample kugira ngo nawe ukeneye ngo aze dukore filime y'inyarwanda azabyumve gusa nkomeza no gushimira abasinema nyarwanda twagiye tuvugana ubwabo harimo ababyumva kandi bakabyakira neza ubwo turi rwose amafaranga yo turihangana ngaha ntiturajyemo cyane ahubwo dukore akazi iyo kakozwe neza kabyara amafaranga hanyuma tugarutse ku zo mwamaze kudabinga noneho zo hanze muzishyira mu kinyarwanda na yahe mafilime mwahereho mumaze gukora angahe harimo yagomba gusohoka kuri uyu wa mbere amafilime twakoze nakomeza
Okay, ni kwa filime twakoze ndabona ko ikomeza ndahebye ibintu tutari kurebana nabyo rero biri kutujamo biri kubajabuka byo ibintu byacu rwose ntabwo ari umwe uzajya uvuga ngo hagiye kuvuga okay Rocky umwanya ni wawe ngaho usubiza ibintu ko mishuri yari abizi mishu ikarabe utangiye kudamarara wariraye intangiye gukunda byanda amafaranga ariko arashukana Rocky twagiye gusubiza icyo ngicyo ni ukuvuga ngo tumaze gukora filime zigera kuri 60 ariko hakaba harimo nyine urumva ni ibintu tumaze gukora mu gihe kigera ku myaka 3 twagereye tubitangira bavuga hari ukuntu noneho iyo umuntu yamenyereye agasobanuye dubbing isa nk'imujena ari nacyo kintu turi guteganya ko gishobora kuzatubaho mu mbogamizi tuzahura nacyo ko hari abantu bavuga ati ya voice over niyo yakoraga cyane kuko hari ukuntu umuntu ajyamo hagashya hakagurumana kandi noneho buriya dukeneye abantu baturandata buriya muri filime ariyo mpamvu agasobanuye twahise twanga kuba tugahagaritse burundu bizajya bigendana ni ukuvuga ngo buriya urebye filime y'abanyamerika bakavuga ati tugiye aha tuvuye aha tugeze gutya dukasaha kuriya dubbing bimeze hari abantu batahita babyumva nk'uko mu ishuri tutumvaga kimwe hari abantu buriya bakeneye kwa kundi Junior cyangwa se Savimbi cyangwa se n'undi musobanuzi wese yajyaga bivuga akavuga ati nubwo bigenze gutya nyamara urabona ko agasa nk'umurandase nyine agasa nk'umushyira muri mode ya filime neza urumva muri dubbing ntabwo bazabibona niyo mpamvu twabaye tuvuze ati bizakomeza gutyo ariko tumaze gukora amafilime agera kuri 60 ntabwo tuzayasohora rimwe kuwa mbere hazasohoka amafilime agera kuri 20 urumva muri iyo myaka igera muri 3 turi muri ibyo byose hari izo tubona nyine zizasaga nk'izitameze fresh neza dushaka kubanza gusohora izo twakoze nyuma 20 kuri uyu wa mbere bakabanza bakanabyiyumvamo bakagenda babyibonamo noneho tukabona kujya twarekura n'izo Rocky muri izo 20 wenda cyangwa se muri izo 60 zose nka filime wumva imwe utagiye muri nyinshi mushobora ati iyi niyo yitwa ikore dubbing wenda abantu basanzwe bazi ni iyi harimo filime nziza cyane yitwa The Cure harimo yitwa The Containment harimo bazanakunda cyane iyo ni series harimo ni nyinshi pe ni nyinshi ngarutse ku cyo wigeze gukomozaho cyatumye kimwe mu byatumye munatekereza ibingibi ni byagiye bibaho mutungwa agatoki ko agasobanuye gashobora kugira uruhare mu kwica sinema y'u Rwanda ese ubundi mwe muranabyemera ahubwo noneho ukuntu gahunda imeze buriya hari igihe wicara ukareba ukavuga ati epa nimba ari umunyamakuru akaza akakongorera ngo mani biriya bintu ukora bya sinema wabivuyemo ukaza tugakora itangazamakuru ukorera amafaranga waje muri PS ukumva undi muvandimwe twe twaricaye turavuga tuti sinema nicyo kintu tuzi tukimazemo igihe tukibona ukuntu gikorwa tuzi ukuntu bigenda twakinishije amafilime yacu ubu tuvugana Junior gukinisha amafilime ubu tuvugana mfite amafilime yanjye tayari ari ku isoko mwagiye muyabona make y'amanyarwanda ku buryo noneho na sinema nyarwanda hari aho byageze tuyihindurira umuvuno hari nk'amafilime nagiye nyinisha ari mu cyongereza nkayasobanura mu kinyarwanda noneho hari n'andi menshi ni ukuvuga ngo ubundi filime nyinshi mugiye kujya munabona ni inyarwanda noneho zacu za filime zacu z'inyarwanda byandi bavuga ngo sinema nyarwanda muri kuyibangamira noneho ubwo tumere nk'aho turi kuyizura turi kongera gutuma abantu bakunda noneho gusinema ariko ngarutse ku kibazo cyanjye agasobanuye kamwe gasanzwe koko kicaga sinema y'u Rwanda uzi impamvu kataricaga se impamvu katayicaga ni kwa kundi nyine uhiriye mu nzu ntahadapfundiye n'iki impamvu katayicaga twarababwiye ati agasobanuye kaje mu Rwanda za 2000 gutyo imbere yaho ndakeka kaza sinema nyarwanda idahari nta sinema nyarwanda yari hari icyo gihe nta sinema yari hari usibye wenda nka za zindi bitaga ngo iminsi 100 zavuga ko byabaye mu Rwanda nazo zakozwe na Hollywood bakahita bacaho sinema nyarwanda yagarutse bazanye ngo nimba ari ikigeragezo cy'ubuzima za 2003
zirakundwa, sinema nyarwanda irakundwa, barayireba, ziragurwa, filime barazigura gukomeza kuzamuka. Noneho biza kugera ahubwo hagati, bigeze hagati barwasa baratwika harashya, filime ziragurwa, bigeze hagati ahubwo bazima ikintu cya piratage. Noneho agasobanuye kuko kugapirata byari bigoye muri icyo gihe, bakabona sinema nyarwanda iri gupiratwa, baravuga ngo agasobanura niko kari gutuma, kuko kakimeze neza ibanga ni irihe. Kumbe natwe turapiratwa, twahoraga ahubwo mu ntambara twicaye dutekereza ngo nimba bigenze gutya duhindure gutya, ku buryo ubu ngubu byageze ahantu nta muntu ukiza kwangura CD nk'uko kera byahoze. nza mu gasobanuye nsanga ba Julia bacuruzaga n'abasankara bayanga. Ubu ni ukuvuga ngo ngiye naje baza kurangura amasede amafaranga akaboneka. Iyo strategy batangiye kudupirata nk'uko n'inyarwanda zapiratwaga, tubona tugiye gupfa kimwe, twe turicara turatekereza tuti filime tumere nk'aho tuzajya tuzitangira ubuntu ku ba disque bana bari abazicuruza, ariko tugira igihe cyo kubacamo tubaka umusanzu buri cyumweru. Urumva ni ukwicara muhimba strategy, kuko isoko rimeze nabi, ntabwo ari ku nyarwanda gusa no kugasobanuye rimeze nabi, ariko mwicara muhimba strategy uburyo none bwo kuba ati buri muntu bitwitayeho yakuye filime yaba yayipirase yagize gusa, ariko kugeraho buri cyumweru umenye ko ugomba gutanga umusanzu. Noneho dusa n'abagana ku musozo, abanyarwanda bazajya babona zino filime zisobanuye mu buryo bushya bate? Umuntu uri i Karongi cyangwa uri i Rulindo ushaka zimwe muri filime wenda zo hanze mwasobanuye, cyangwa se nuko izi nyarwanda zizajya zigezwa ku isoko mpuzamahanga, ubwo buryo mwabutekerejeho? Ese bizajya bigenda bite? aho ngaho ubwo buryo yes turakumva cyane. Regira bivuze ngo yego ndakumva, maze ngo byatujabutsa network ntago wayizera, systeme cyo tutamenyereye. Icyo mvuga, ubwo buryo bwo burasanzwe buhari, dufite kontanga filime ku mbuga zacu nkoranyambaga nyine z'ama website online. Systeme ihari, kandi systeme twubatse y'aba disc bana cyangwa aba DJ bakora mu gihugu hose, kugira ngo buri mudugudu urimo umu DJ, twapanze ko nuko buri sibo igira umu DJ umwe wihagarariye, uretse muri Nyungwe honyine. Abandi aba agent bacu rero urumva aba agent bose bazajya babona filime ku wa mbere nk'ibisanzwe, bazihereza abakiriya babo, uyikeneye cyane ku mu DJ